ubuyobozi bushya bwa Rwanda Muslim Community turabamenyesha ko binyuze mu misigiti ku bushobozi bw'Imana inshallah muri iyi minsi mikeya y'imbere yuko muzajya inama, ibyo bikorwa bizatangizwa mu buryo bwo kujya inama ku bikorwa twifuza kugeraho twese dufatanyije nk'abayobozi natwe twese, hanyuma ibyo bikorwa tukazabyemeranyaho binyuze mu nama zo mu misigiti itandukanye, akazavamo iby'ibanze cyane cyane dushingira ku bikorwa byo kwigira no kwishakamo ibisubizo no kwigeza ku iterambere rirambye. Ariko byose kugira ngo tubikore birasaba ko dutekereza kure, tukareba kure, tugatekereza ibintu binini bifitiye akamaro kandi igikomeye cyane, ari nabwo butumwa nyamukuru bw'uyu munsi nifuje ko twese twabutahana, buri wese akabugira ubwe. Bavandimwe b'Islam, ibyo ngibyo kubigeraho dushyizeho imbaraga zacu tuzihurije hamwe ni ibintu byoroshye cyane. Urugero, hano dufite ikibanza kimaze imyaka, aha murabona ni mu mihanda ya kaburimbo ibiri, hano twese turakizi iki kibanza kinini kandi mwaguze ku bushobozi bwanyu, ariko imbaraga zo kucyubaka tuzifitemo kandi ntabwo zizaba ari izacu twenyine ngo abamajengo. Twavuze ko tugiye guhuriza hamwe imbaraga zacu, abamajengo, ababona trakome, abo nabo mu burasirazuba, nabo mu majyaruguru, nabo mu majyepfo, nk'abayisilamu tukemeranya ngo iki ngiki nicyo cya mbere ku murongo wa mbere, twese imbaraga tugiye kuzishyira aha ngaha, tukagikora vuba kikarangira, tugakurikizaho ikindi tuzaba twagize icya kabiri, wahakaza. Uko niko tuzabigeraho ku bushobozi bw'Imana subhanahu wa ta'ala. Kandi ikindi, abishyize hamwe nta kibananira, ubumwe bwacu nibwo bwangombwa, niyo nkingi nyamukuru izadushoboza kugera kuri ibyo byose, nkuko twabonye yuko intumwe y'Imana buri wese yagize uruhare kugira ngo igikorwa kigerweho. Wataawanu, Imana iti wataawanu ala albirri wattaqwa, ngo muterane inkunga, mufatanye, mushyire hamwe imbaraga zanyu mu bikorwa byiza no mu gutinya Imana. Ibyo rero ni ibikorwa byiza tubahamagariye, mu minsi mike tuzatangira kubiganiraho inshallah. Hanyuma ubwo tugira ibyo twemeranyaho bizamuke, havemo ryateganyabikorwa ry'imyaka 5 mu byo twifuza kugeraho, tuzadukuramo iteganyabikorwa rya buri mwaka, hanyuma tukagenda tubigeraho ku bushobozi bw'Imana. Kandi ibyo tukazavuga tuti dore ibikorwa abayisilamu babigezeho ko twashyize imbaraga hamwe. Igikomeye rero cyo guhindura amatwara no guhuriza hamwe imbaraga, ibindi dusanzwe tubikora, n'ubundi nitwe tubikora, ariko noneho kugira ngo tubyihutishe, iki cyo gutangira ngo gikwame kigende gakeya, n'abariya nabo batangire gikwame kigende gakeya, ahubwo mureke dushyira imbaraga zose hamwe, tuvuge ngo abayisilamu mu Rwanda tugiye guhuriza kuri iki ngiki number 1, tugikore kirangire, nikirangira tujye ku cya kabiri nacyo kirangire, imbaraga zose zigihuriyeho mu Rwanda hose, kandi dusaranganya mu ntara zose, ibikorwa byose bikagenda bigaragara ahantu hose, kugira ngo iterambere ryo kugira abo risigaza. Ibyo rero nibyo duhamagariwe inshallah, dusaba n'Imana ko yazadushoboza iyo migambi tuzemeranyaho tuzayishyire mu bikorwa, kandi Imana izabitworohereza. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Bavandimwe b'Islamu kazi, ntabwo wenda ari inama ifata umwanya munini ko inama yo yaba yateguwe, ariko bitewe nuko twasariye hano nagira ngo nsabe nyakubahwa Vice Mufti nawaze hano, dusariye hano salatul jumu'a bisanzwe, hanyuma uyu munsi ngiye bari bapanze nkusarisha hano. Vice Mufti nawe twari turi kumwe mu kazi, tunyurana hano tuje gusariye, ariko ubwo tuhasariye katubasuhuze nyuma yuko mwatugiriye icyizere, ntabwo twari twabona umwanya, ariko turi kubitegura tuzaza tuganire inshallah. Ariko dusariye hano bisanzwe uko tuvuze, ntabwo ari inama, ntabwo iri bufata umwanya, ahubwo no kubatorera salamu no kubasuhuza, tubatangariza yuko inshallah mu minsi mikeya tuzaza kubasura twabiteguye, atari ibyo gusari gusa, ubwo tuzagirana ibiganiro, kandi turabizeye ko muzadushyigikira muri gahunda tuzajyamo inama ku bushobozi bw'Imana. Ishyaka musanganywe ry'ibikorwa byiza, gushyigikira ibikorwa by'idini byo mwagezeho hano muhora munakora bitandukanye, byose abitanga bose bya bushobozi bwinshi n'ubuke, Allah subhanahu wa ta'ala ajya bakirira, kandi n'imbaraga ziracyakenewe no mu bihe by'imbere kugira ngo tuzagere kuri byinshi. Tutabatindiye rero, ngiye nkuko nitwa Sheikh Sindayigaya Musa, abandi ngiye mufti w'u Rwanda, nishimiye ko nasarishije hano, uretse ko si n'ubwa mbere si n'ubwa nyuma kandi, ariko noneho tuzagira umwanya wo kuza kuganira mu nama twabateguje
umwanya mwiza atari uw'akazi, amasaha meza yandi ya nimugoroba. Inshallah twizere ko tuzaba tayari kuza kugira ngo tujye inama. Tuko tayari inshallah. Barakallahu fikum. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Sheikh Mushumba Yunus, reka nawe abasuhuze inshallah. Sheikh salamu nayivugiyemo wakongera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Naam. Arakoze mufti n'ibyo ko turi mu bitekerezo by'uramatwara, ibitekerezo byagutse biruseho, turi guteganya byagutse biruse ibyo twateganyaga, ariko twese tuzajyanamo, atari mufti wenyine nazoye, atari abashehe bonyine, ahubwo abisilamu twese nk'abitsamuye tugomba kujyana muri icyo kintu. Inyigisho zakigarutseho ingero zitandukanye mu mateka, by'umwihariko muri sira n'imibereho y'intumwa y'Imana byabigarutseho, kandi buriya n'abanyarwanda baravuga ngo nyakamwe anyaga imwe ariko ntabwo ayigezayo. Birumvikana rero ko twese turakeneranye, twese tuzafatikanya kugira ngo inshallah iterambere tunyotewe igihe kinini, imyaka yari myinshi, turebe ko twageraho billahi ta'ala. Mudusabire dua rero, ariko muduha ibitekerezo byubaka kugira ngo ibyo byose twiyimirije imbere tuzabashe kugeraho. Murakoze two kubafata umwanya, twabashimiraga tunabasuhuza. Ubwo nkuko twabwiye tuzabamenyesha mbere, mwitegure inshallah mu ntangiriro z'uku kwezi kwa karindwi dutangire ejo bundi, tuzababwira gahunda yo kuza kubasura biiznillahi ta'ala. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukomeze mugire ibihe byiza. السلام عليكم سعود. نعم كيف؟ ايوه فيرستا سوشي ميزانية الحمد لله سلامة. ايوه السلام عليكم. السلام حاج. السلام عليكم الحج. السلام عليكم. السماج كيما خيري الحمد لله. ما شاء الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الحمد لله. ميزانية ما شاء الله. سلام. Nakomba. Naam. Kutoka. Asalamu alaykum. Bwana sana. Vipi hali? Salama, mabruku. Shukran. Dua zenu. Kocha. Asalamu alaykum. Vipi hali? Salama haji. Hajati ya jambo. Ajambo alhamdulillah. Duherukana kukiri ariko ruguru hali. Numvise ufite gahunda nk'iyo nifuzaga. Inshallah. Mambo atakuwa mazuri. Salam. Abakurshe. Tushirikiane inshallah. Salam wa rahmatullah. Hongera sana. Vipi hali? Salama. Alhamdulillah. Naam. Asalamu alaykum. Salam. Vipi hali? Salam. Inshallah. Tunakuombea inshallah yote kheri, yote umetuambia mambo yatakuwa mazuri inshallah. Inshallah. Sawa. Naji Adam. Asalamu alaykum. Vipi hali? Salama. Kwema. Nakuomba uwe bana pembeni yangu kabisa. Inshallah. Na mimi inshallah. 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 Kirwa. Naam. Vipi? Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Migambi ni mnyezi inshallah. Dua zenu inshallah. Wallahi tubariki. Assalamu alaykum Sheikh. Makul. Mezeni khair alhamdulillah. Alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sawa. Alhamdulillah. Sawa. Na mahora. Nyumbani familia mezeni. Assalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Vipi? Thank you. Mezemute. Inshallah. Lazima. Haji Abdurrahman. Assalamu alaykum. Salam. Vipi? Mezemute. Asante sana. Hajata mezate. Musuhuzi. Inshallah. Bana ndabyishimiye cyane. Mudube hafi inshallah. Assalamu alaykum. Salam. Vipi? Salam. Kwema. Ameze neza. Siku nyingi. Au siku yuba. Uko Ulaya. Salam. Baya yawe. Ndaitegereje. Assalamu alaykum. Tayyib. Vipi? Inshallah. Ameze neza. Merci. Sawa, tuko wote inshallah. Tutashirikiana inshallah. Salam. Inshallah. Mashaallah. Wewe karibu usaba audience. Wenda n'ubwo gusatira wenda umwanya ku murongo. Asante sana baba. Assalamu alaykum. Inshallah. Assalamu alaykum. Assalamu alaykum. Naam. Assalamu alaykum. Naam. Asante sana inshallah. Tuko wote inshallah. Meze neza.
Nyumbani barao. Assalamu alaikum. Salam. Ewa, merci. Vitesse. Miaka mingi. Sigaye bahari. Ndi hano majengo. Ndi muri nozi muzoza wa majengo. Wale waragiye Burayi. Profite mufti hano. Assalamu alaikum. Vitesse. Tumeze neza. Zagenda karibu. Alhamdulillah. Tumeze neza. Saba. Alhamdulillah. Ndagukeneye cyane. Wanimutse ya. Wimukiye? Aho wimukiye wowe. Niyo go twimutse ubu turiyo kabisa. Mashallah. Tuzahagera kabisa. Tuzabwira gahunda zose inshallah. Hajya ni Shafi. Naam. Shafi. Naga amazina njye nyibagira. Umva wewe sitaki kwa simu. Yeye ndashaka nkubone. Alaykum salaam wa rahmatullah. Ni aje? Tumeze mutesi. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Makuru. Naam. Hongera sana. Asante sana kabisa. Amina inshallah tusiane shote inshallah. Asante kabisa. Alhamdulillah. Makuru dukeneye vijana cyane. Inshallah. Salam. Shafi. Naam. Meze neza. Salamu alaykum. Inshallah. Makuru. Amina. Meze neza. Alhamdulillah. Meze.